ngiye kuvuga ngo simbizi nabambeshye ariko mood Vestina arimo ndayizi 100%. Gusa si yo gusharinga societe kuko n'ubuzima bwe bwite. Prank twabonye none prank noneho irimo urugo rw'umuntu nabonye n'abantu bari kuvuga uko babyumva n'uriya mugabo bakamwongeramo. Nagize ubwo nabwo nteka nzendebe nyir'ubwite atwibwirire. Okay. Mu byo ngiye ntekereza business yawe wenda nubwo abantu bari kuyikoreraho ubufindo hari icyo wabivugaho no kubw'inyungu z'abahanzi bawe. Nta ribi. Je nagwe ngo isanzura mbazi. Warangije. Warangije. Okay. Kuba nakora prank nibyo koko sinjya nzikora. Ari ntabwo zikomera. Prank n'utuntu tworoshye tw'amafuti ni ibitekerezo biri hafi cyane. Rero impamvu kunazikora nuko ndi umunyamakuru nkwiye gutanga amakuru. Sibyo? Ariko iyo bigeze no kubahanze amplis bakora gospel music ntibakeneye prank. Kuva kuri nahawe ijambo kugera kuri Emmanuel nta prank nimwe yigeze batujye gusora indirimbo. So ubu ngubu yabibaye rero tumaze gukora indirimbo nini cyane ziri gukora ibintu namwe mubasha kubonesha amaso. Utabyiya ngo nyine ni prank kandi irarangiye video kandi ubunyisohoye gihe yarebwe kugira ngo mbemeze ubunyisohoye yarebwe ariko ndagira ngo nkwemeze neza ko izanarebwa bidahari nimba munanze kuyisohora birareba banyirabyo. Icyo mbariza abakunzi ba Vestina na Dorcas bo bameze gute? Bameze neza. Icyo ni kimwe. Icya kabiri kandi ngira ngo mwana n'abamani impungenge ngiye kuvuga ngo simbizi nabambeshye ariko mood Vestina arimo ndayizi 100%. Gusa si yo gusharinga societe. Koko cyasibwe mu nyuma y'iminota ingahe? Wanditse uko cyasibwe se? Birimo mu nkuru wakoze. Yego. Dukomeze bwana munyamakuru. Ikibazo. Icya kabiri. Yego. Ubwo narebye ubwo narebesheje andi maso mu ndege mwaje wazanye na Dorcas Vestina ayaye maso ariko ayaye maso amaso ya kane yaje uyo yagira he aba mu ku kibuga cy'indege aba mwirugu abahe aba nijisho ry'umunyamakuru ryongera kuyo dusanganywe Fuga baza. Ikibazo cyanjye twakubonye ku kibuga cy'indege na Dorcas Vestina ntiyarahari. Yego. Nanagerageje kuraranganya amaso kuri liste y'abantu bari mu iyo ndege sinamubonye. Afite yasigayeyo cyangwa ari muri zindi gahunda. Amategeko y'abagenzi batega indege ahamya ko abantu baziranye bagenda mu ndege imwe abahe. Ariko mwarazanye wenda se cyangwa ntago mwazanye? Nabazaga. Ushubijwe nta tegeko rivuga ko muzana mu ndege imwe ariko kwa mutanazanye mwarajyanye ntibyambura kubyibazaho. Icya kabiri. Yego. Umwaje mbere undakaza nyuma ikibazo gipfa ni ikihe? Nta na kimwe gipfa ariko nanone icya gatatu. Yego. Umuhanzi witwa Vestina cyangwa witwa Dorcas. Icyo agomba byase si ibitaramo n'indirimbo. Yego. Akabikora aho ari ashaka. Yemerewe no kuvuga ngo ngiye kuruhuka akagenda. Yego. Ikizima nuko nta mezi 3 yashira utabonye igihangano kandi cyiza. Yego. Aho niho turebera. Ariko se donc yarasigaye byonyine. None ikibazo mbaza bwana munyamakuru. Uri mwibara ry'abaturage batuye u Rwanda. Ndimo kwibaza ku mustari wacu ari mu Rwanda ntari mu Rwanda. Araho ashaka. Unsubije se mwarazanye ntimwazanye? Araho ashaka. Nanjye ngendana nabo nshaka igihe nshakiye. Yego. Yego. Ntago mwazanye ariko. Kandi ndi kukubwira ngo nta mategeko agenga abagenzi bagenda mu ndege. Yego. Avuga igihe abantu bagendera abandi ntibagende. Yego. Ariko se uko biri kose nawe kubigira kindi nakubwira kindi. Yego. Nk'umunyamakuru w'umuhanga. Wibuka umwandikire kuri Instagram ye wambwiye kuyizi. Yego. Umubaze igihe yaziye. Yego. Yego. Yaraje donc nicyo bivuze.
ntabwo bizi nanjye kandi ari we manager. icyo nzi cyo naramubonye tujya kuri recording indirimbo no muri video yaraje. Mwayirikodingiye hano mu Rwanda nyuma yuko muza mwayirikodinze nyuma yuko muze ejo bundi. Yitwa Usisite. Irimo amashusho meza yafatiwe mu Rwanda no muri Canada. Yego, nyuma yuko harayo mwafashe nyuma yuko muza. Menya ko yafashwe gusa igihe yafatiwe n'ubundi nibiza n'ibyabarenze nyuma byanditse kuri video. Kuba ari meza gusa uzayakunda. Ariko se ikibazo cyangirene ari mu Rwanda cyane ari mu Rwanda. Se erega n'umuhanzi ureberera inyungu dukwiye kuba tubibaza. Araho arashaka. Yego, hehe mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda? Naho ntangaza kubwo impamvu z'umutekano ndabona mu muri benshi. Mvuga wari shano. Mvuga wari murange. Noneho kwa mutarazanye ari strategy yo kugira ngo umutekano w'uburinzwe. Nkibona ukuntu mwese muraramenye. Yego. Nifuje ko aho umuhanzi wanjye ari. Yego. Bikomeza ari ibanga. Yego. Kandi ibyo mbifite mu nshingano kubwo kurinda amakuru y'umuhanzi nkorana nawe. Yego. Ara indirimbo irasohoka ryari? Nanze kuyisohora kubera urusaku rwanyu. Tuza indirimbo irasohoka. Aze urabye ntidukora prank. Yego. Nibituza indirimbo irasohoka. Nibidatuza ntisohoka. Mbega tujye dusaba abantu gutuza kugira ngo muduhe indirimbo. Ntabwo twasohoye indirimbo ihimbaza Imana mu rusaku. Ariko se ni urusaku rw'ibinyoma cyane urusaku rw'amakuru ahari? Harimo ibinyoma, harimo satani nyinshi. Birivangavanze. Ariko kurimo ni nk'10%. Yego. Ibyo rero ntabwo bijyana n'umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana ukorwa mwituze kuko ni Imana y'amahoro. Yego. Yego. Okay. Wowe se umuheruka utubwiye nyuma ya biriya byose byabaye noneho rero tayiwe envie ameze gute ubu ngubu ameze gute? Ameze neza n'ubu tumaze kuvugana. Ari amahoro. Ntacyo byamuhungabanyijeho biriya byose? Imyaka bamaze mu muziki baze ku 5. Baciye mu bintu byinshi bibategura ibi bari gucamo uyu munsi. Ndanashimira Imana ku nkuru mbi nyinshi mwabakozeho byatumye bakomera. Yego. Ni nziza nyinshi ariko ujye uzongeraho. Imbi nizo nyinshi. Ayuma tsoza rero usibye indirimbo igomba gusohoka mu minsi yashize nigeze kumva ko muteganya no gukora igitaramo mu Rwanda kinini cyanyu. Kirahari iyo gahunda irahari? Imishinga yo ihari ni myinshi. Gusa ubu ikigiye gufokasingwaho no kongera gukora production y'indirimbo nyinshi. Tumaze n'iminsi tudakora Ikinyarwanda. Nacyo turi kubitekereza ko twakora izindi z'Ikinyarwanda. Kuko still hano niho hari imizi yabo. Ibisigaye Imana iduhana umugisha. So muri Canada abantu babakiriye gute? Abantu muri Canada n'abana beza Imana nabigaho umugisha. Cyane ko harimo n'abari Abanyarwanda, Abanyamurenge ndetse n'Abarundi. Kazamo n'abakoresha Igiswahili. Bataraba benshi cyane kuko twamamazaga mu Kinyarwanda nubwo nabo baje muri kusi benshi pe. So we're trying ukuntu twahura na audience y'Abaswahili cyane. Nayo mpamvu unakora prank. Ntabwo wayikora mu Kinyarwanda indirimbo isohoka mu Giswahili. Okay. Ariko Irene ukomeje kwinsista ku kintu cy'uko atari prank atari iki kandi ababonye nibyo mwiriwe muvuga nabasetse n'umwe. Ariko Instagram yasohotseho iriya message ni ya Vestine. Ega ntabwo nabihakanye nese navuze ko yari ya Emi. Nanjye nuko hari abavuze ngo ni Instagram wenda ngo yindi byavuzwe nande kuri social media nagwa message zirahari abantu baje biyitirira Vestine. Umunyamakuru ukuze nukavuge ngo hari abantu bafu kuri social media kuri social media birahari.
social media hari bihariye precisa nk'umunyamakuru wa ndimo ndakubwira ko hari abantu biyitiriye Vestine bandika kuri Twitter baravuga ngo Instagram ye bayihakinze ngo bababarire izo message ndabizi ko wazibonye wari gutegereza ukumva amakuru ari buve muri mayi niyo mpamvu ubu n'ubu turi kuguhamagara rero Instagram ibyo mwabonye byavuye kuri official page ya Vestine okay ni nayo byahise bisibwaho yego kubw'impamvu z'umutekano we okay yego so Irene reka ngushimire ubwo ndumvishe nk'umuntu mukuru kizo wakuru gutuye ahubwo icyo utambwiye wenda ni kimwe kihe nuko ibyo byashyizwe kuri official account ari we wabishyizeho cyangwa ari undi muntu nakubwiye ngo ibirenze ibyo Uwiteka duhana umugisha urakoze cyane Kigali komeze gutreatinge neza nkuko igutreatinze thank you man urakoze babyeyi sawa papa wanjye ako ve nicyo ushaka kuvuga twanze kuvuga ushaka kivuga ariko wowe ngereka umbwiza ukunye maburetse gato Instagram yanjye Instagram yanjye uzagera yive ndagera live mbivuge mwikire mu buri brother mwe munyiforo ingire iforo urajya kubyukusage bya natomboka nuko komeza kumucungira hafi iyo umuntu yaza gutomboka ayanjye hafi kaza gushyiraho n'abantu b'abakozi b'Imana bakamusengera tukareba ko yaguma hamwe naho ashobora gutomboka ibintu tuzabivuge ako ve nicyo ushaka kuvuga twanze kuvuga